Nongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel ya Afrizone. Tukaba tugiye kubagezaho incamake z'iyi YouTube channel, intego yayo, icyo tugamije kugira ngo usobanukirwe mbere yuko dutangira gushyira izindi video. Intego y'iyi YouTube channel Afrizone ni channel yakorewe ibiganiro by'imyidagaduro, amakomedi, amafilme ndetse igenerwa n'ibindi biganiro ku ruhande by'imibanire y'abantu muri societe, abantu batandukanye, abantu bubatse. Tuzadutumira abantu bubatse ingo, dutumire urubyiruko, dutumire ingeri zose, tuganire muri ubwo buzima. Ujya mubona abantu bagirana ibibazo, abubatse, tukareba ku basitari, ubwo tuba dukoma impande zose, yaba i Burundi yaba no mu Rwanda. Tukaba tubasha kubagezaho ibiganiro by'imyidagaduro, ariko hano mu Rwanda tuba twibanda ku biganiro by'imibanire muri societe nyarwanda. Ko hari byinshi mubasha kubona ku mbuga zitandukanye, cyane cyane kuri YouTube even. Mubona abantu murashwana, ukuntu ama YouTube channel agenda asura ingo zitandukanye, cy'ahantu runaka, mu mabare, mu mahoteli, cyane ukuntu bashwana. Bamwe basha no kudahana ibitekerezo kugira ngo dushake impinduka muri societe. Ko hari ibintu natwe tureba tukabona biduteye impungenge, tukareba nka societe y'abana ndetse n'abantu bakuru muri rusange, uburyo babanye, ariko wanareba ugasanga nabwo haracyarimo ikibazo. Niyo mpamvu tugiye tubagezaho, uraza gutanga muri comment inyunganizi cyangwa se igitekerezo mu bundi buryo, hanyuma tubwire ingingo twari tuganiraho, cyane cyane ukurikije imibereho ya societe nyarwanda cyangwa societe ya kinyafurika. Tukareba icyo twaganiraho, tukareba uburyo ki twahindura societe. Nawe ntekereza ko ahantu utuye hari byinshi ubona, wajya ubishyira muri comment, dufata umwanya tubisome, hanyuma tubiganireho. Namwe mukurikire, tumuhe inyunganizi, igitekerezo. Byaba na byiza ukozaho like, ugakora subscribe kuri Afrizone, ni kuri iyo YouTube n'ubundi imwe ndimo ndakubwira. Hanyuma tukareba ukuntu twahindura community, tukabaho mu buryo bwagakwiye. Ko njye bijya bimbabaza cyane iyo ndebye nk'imibanire y'abantu bubatse, nkareba imibanire y'ingo z'iki gihe, ukanareba n'uburyo umuntu yabanye, umusore yabanye n'inkumi, wanabireba ukabona harimo ikintu gisa nk'aho kiba kitarateguwe. Umuntu yashatse gukora runaka yashatse, ariko ukirengagiza ikintu kimwe, ko ugomba ukabanza mukamenyana, mukamara igihe kirekire. Sigiye kubivuga, ariko nzabivuga mu bindi biganiro bitaha. Aha nagira ngo tubiganire mu buryo bw'incamake, tubashe kubaha umurongo tugiye kujya tugenderaho hanini. Wenda ku bataranarebye ibyo twabanje, hari filime zabanje, hari filime cyane cyane ishingiye ku buzima, nawe mwibuke kugenda kuyireba, mutange comment, mutange like, kugira ngo tumenye uko mwayakiriye, kuko hari n'indi iri mu nzira nayo tugiye gusohora vuba. Ariko mubanze mureba n'iyo, mubanze mutubwire ko bimeze. Iyo filime yitwa Isano. Turebe iyo filime ifite ibice bibiri, igice cya mbere kajya n'icya kabiri. Agenda ndebe, genda utange igitekerezo aho muri comment ko wayibonye, isomo wakuyemo,
birimo ubutumwa bunini bushobora kuba bwafasha benshi, nawe ushobora kureba ugasanga ubuzima twakweretse muri iyo filime usanga nawe wabunyuzemo, nawe ugatanga igitekerezo niba bageze kunyura mu buzima bumeze gutyo, nawe ukagira ikintu utubwira aho muri komenti. Ntimugire impungenge, komantere tuba tuzisoma kuko nicyo kintu cya mbere duha agaciro. Burya ni nayo mpamvu twashishikariza kujya mutanga komenti. Niba wanabyishimiye ugatanga like, yego ntihajya bura n'amadislike, ariko buryo kugira ngo utange dislike wakora like, ahubwo muri komenti ugashyiramo ibitagenze neza ukurikije uko ubona ibiganiro, ukurikije uko ubona iyo filime ukuntu ihagaze. Ibyo byose ni ibintu bidufasha bigatuma tumenya, hari feedback tubona bukurikije uko mwabonye filime, kuko burya nibwo dukora ibintu ariko ntabwo tuba tuzi mwe byagezeho mwabyakiriye mute, ko turi sosiyete ngari cyane. Ndacyekeza i Burundi bashaka kuba barimo baranyumva, barimo baratureba, nibyo mu Rwanda na nuko zagomba Bukavu ahantu batwumva cyane, aho Uganda ni ahantu batwumva cyane, aho za Karagwe muri Tanzania naho baratwumva cyane, kugera hirya za Nairobi naho ntekereza ko batwumva cyane, na za Zambia ndabasuhuje cyane. Abantu ushobora kuba dukurikirana za Malawi na Mozambique, ni ahantu hari abanyarwanda benshi cyane bashobora kuba bakurikira ikiganiro cyacu bumva ikinyarwanda. Ndetse no mu Burayi, ndavuga mu Bubiligi, mu Bufaransa n'ahandi hatandukanye. Ndabasaba mujye mutanga ibitekerezo, nta muba muri mu mahanga rwose mujye munatuganiriza mutubwire abo mu mahanga bihagaze bite. Twari tuba turi inaha mu Rwanda, abasha kumva ikinyarwanda bose aho bari hose ndabasuhuje. Ndabashimira kuba mukurikira ibiganiro byacu. Iyo muduha ibitekerezo tuba tubikeneye bikomeye cyane. Yego wenda tuba tubagezaho ibiganiro, ariko harimo abantu b'inararibonye bashobora kuba bareba kure bakajya batanga ibitekerezo. Tubabaza no ko mudatanga ibitekerezo, kandi ibitekerezo byanyu biri muri byadufasha kubaka sosiyete twiberamo. Ndabashimiye rero, komeze mudutere inkunga, subscribe ibihagije, like ibihagije, comment ibihagije. Kubarebye ntekereza ko ibyo byose bitanga ari uko bamaze kureba ibiganiro byacu, maze kureba uko tuba tuganira. Kandi wenda n'ikindi kintu nibagiye kubabwira, tuba tubagezaho n'ibiganiro by'ibyamamare runaka, bya politike, by'imyidagaduro ndetse n'ibindi bitandukanye muri sosiyete twiberamo. Ko hari tuba tukwereka, tujya tuganire n'abantu biteje imbere, tuganire nabo bakwereke uburyo bateye imbere, bakwereke ukuntu wabigiraho. Ese buryo iyo unabigiyeho hari ikintu bakuraho uko byagenda kose. Hari igihe umuntu aganira agasanga ibintu akuganirije ugasanga ubifite hafi yawe, bigatuma ubasha kuba hari ikintu wakuramo, kandi ugasanga wari ikintu ukuyemo ni ubumenyi bifitanye isano n'ibintu bikwegereye. Wenda abantu benshi mujya mukurikira ibintu bya Kazi ni Kazi, ariko rero tuba tugera kuri tele duhure n'umuntu wakize koko, aguha amakuru arambuye neza, akwereka aho yivanye aho yigejeje. Ariko icyo tugambire si kutwereka aho yigejeje cyangwa aho yavuye, ahubwo ni ukukwereka inzira aciyemo, aho ageze, akanakwereka ubuzima tugezemo bw'iki kinyejana cya 21 wakora iki. Hari uwakiza agakira kera, ariko kera n'ubu mu bihe bitandukanye. Niyo mpamvu tuzaganira birambuye, tubahe amakuru yose afatika ku buryo umuntu agusobanurira ikintu. Niba ari uguhera ku mafaranga runaka, ukamenya ngo iyi business nakora kugira ngo ntere imbere, nahera kuri aya nagera kuri aya. Atari bya bintu byo kubeshya umuntu agenda ngo yitake akubeshye. Azajya akubwira ibintu tunakwereka n'ibimenyetso bigaragaza ko ibyo bintu ari ukuri, kandi natwe tubisesengure, dufate umwanya tubisesengure, tubibagezeho mu buryo bw'ubusesenguzi, ku buryo
nawe ushyira ku munzani ukabona ko icyo kintu gishoboka atari ibintu byo kubeshya. Cyo kudusaba gukora subscribe tukajya tukugezaho ibiganiro bikwiye. Cyo ngusaba ntiwibagirwe gukora subscribe, ntiwibagirwe gukora share, comment, like. Ibyo byose ni ibintu bishobora kudufasha kugeza aya makuru kuri sosiyete ngari cyane. Ushobora kuba ufite inshuti yawe, yego harimo nawe njya mbona batabasha kuba bakora share, ariko nibura agafata akavideo gatoya kagasharinga agasangiza inshuti ye, agashyira kuri Instagram, waba ufite Facebook ikoherezaho link cyangwa akavideo gatoya, cyangwa uzi ku zindi platform zitandukanye, hanyuma tukakubasha kukugezaho ibiganiro byinshi bitandukanye. Kandi n'utwo tuvideo mugenda mwohereza nabo bigatuma abantu bagira amatsiko bakaza gukurikira ibyo tubagezaho, ko twe icyo dukeneye ni ukugira ngo duhindure sosiyete. Turabashimiye, mugire ibihe byiza. Wowe wiriwe utameze neza bihangane, ejo hari impinduka. Turagushimiye kuba umaze kuri iki kiganiro cyacu kivuga ku ncamake z'iyi YouTube channel y'imibyo yo tubagezaho. Mugire ibihe byiza.